wabwira bene data ngo ibyo nabigishije nibyo nababwirije abari byo mukora. Ninde wabwira bene data ngo ibyo mwanyumvanye nibyo mwambonanye abari byo mukora. Yesu nashimwe cyane. Inshuti y'umusaraba, tugeze muri Yakobo 2:18 ahatubwira ngo wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni byiza, ngo n'abadayimoni barabyizera bagahinda umushyitsi. Wari uzi ko buriya kuba wizera, ese sinzi niba ariko nabyita cyangwa se wemera yuko Imana ari imwe rukumbi, yavuze ngo ntibihagije ngo ko n'abadayimoni ngo barabyemera bagahinda umushyitsi. None se abadayimoni hari umurimo mwiza bajya bakora unezeza Imana? Ngewe ibyo bintu mbyita kumenya, ni sufurome yo kugira awareness cyangwa se information ku kintu. Niba ufite amakuru ku kintu ntacyo bikumariye, kereka ayo makuru ntago ari n'ayawe. Njya mbwira abantu iyo twicaranye nkoga nti ijambo ry'Imana mufite ntago ari iryawe ni iry'abandi, kubera ko niba ijambo ry'Imana udashobora kurishyira mu bikorwa ntago rishobora kuba iryawe. Ijambo ry'Imana riba iryawe ryari iyo uryumvise ukaryizera ukaryatura ukarishyira mu bikorwa rikagutunga ukabaho nkaryo. Nufite kwihangana ubuntu n'ingeso nziza, nufite ugukiranuka ukwizera no kwirinda. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ni ukuvuga ngo ntiwajya mu isoko ubone igiti cy'urubuto rwawe, ubone igiti cyeraho avoka aricyo bazanye mu isoko, kugira ngo wemere ko avoka ariyo ntabwo ari uko baterura igiti cyose ngo kize, cyangwa wemere ko umwembe ariwo, ahubwo urubuto rwitiranwa n'igiti ukomokaho. Mpamvu Yesu yabwiye abafarisayo n'abashaka kumwica, arahabwira ati musa na so Satani. Bati twebwe uradututse? Aravuga atoya simbatutse, ahubwo mvuze ko ibyo mukora bisa nk'ibyaso, kuko siko n'umwicanyi uhereye kera kose. Satani n'umwicanyi, nawe mushaka kunyica rero nuko nyine mukora ibyo siko yaberetse cyangwa mumeze nkawe. Ntawafata rero umwembe ngo uvuge ngo wawusoromye ku kindi giti, ntibibaho. Kuvuga ko igiti gisa n'urubuto. None imbuto abantu bera bazikuye ni bwoko ki? Ni gute umuntu yavuga Imana itaba muri we? Ese abiterwa n'iki? Bigaragara ko nubwo biba byaramunaniye ariko ababikunze. Nabonye kwihisha mu izina rya Yesu no kuryitwikira no kwambara ikote rya Yesu biryoshye. Noneho wibaze niba biryoshye kwitwa umukristo utari we. Wibaza ukuntu biryoshye uramutse weze imbuto za gikristo, imbuto nk'izo Yesu yeraga. Twibutse ko abigishwa ba Yesu batigeze bivuga ngo twebwe turabigishwa ba Yesu, ahubwo baravuze bati ibi bintu bakora n'uburyo wabayeho nta wundi tubiziho ni Yesu shebuja. Uyu mwanya rero ni igiki kikuranga ku buryo umuntu utazi Yesu yabona ukuntu ubayeho akakwifuza, noneho ukamubwira icyaguhinduye, kavuga uti ngiye cyampinduye ni ubutumwa bwiza nakiriye. Uyu mwanya rero umva nkubwire, kwizera kutagira imirimo ni imfabusa. Tugiye gukora rero ubuhereye kano kanya. Amagambo yose uvuga kuzi, indirimbo uririmba, ijambo ry'Imana uzi, niba udashobora kurishyira mu bikorwa urabishya, nta kwizera ufite. Kwizera n'imirimo ntabwo bitandukana. Impamvu Yakobo yavuze ngo kuba kwarapfuye ntabwo uhari. Ntabwo rero wavuga ngo ntugire umurimo ukora ujyanye n'ibyo wemera, ububeshya. Niyo mpamvu ngira ngo ngusabe kandi ntubyange, tujye mu kazi. Uno tujye mu kazi, tuve mu magambo. Kadusenge. Imana yacu, tubabarire ko twagiye tubaho mu buzima bwo kumva amagambo yawe aryoshye ariko udashobora kuyashyira mu bikorwa. Uyu mwanya rero ijambo ryawe ntabwo ryamanukiye ubusa. Tugiye mu kazi, tugiye gukora, kandi dukora abantu bazatumenyera ku mbuto twera. Ko nawe waravuze ngo nibatakwemezwa n'amagambo uvuga bazemezwa n'imirimo. Ni ukuvuga ko iyo uza kuza mu isi ukavuga amagambo meza yose, mwami wacu, meza aryoshye, ariko ntupfe, ntabwo ko ari kwemera ibyo watubwiye, ariko wabaye icyitegererezo cy'ibyo wavugaga. Natwe niko tubigusabye
ko twese dukwiye kwemera ikiguzi cyo kwizera, ikiguzi cyo kwizera, tukemera ko twanazira ibyo twemera kandi tubivemo. Ndagusabye kuduha imbaraga zo kunesha no guhagarara, kuko umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana kuko abura umubeshyi. Urakoze Mana kuko ijambo ryawe ritagendeye ubusa, hari icyo ryaje gukora, rigomba kuzura, rigomba guhindura, rigomba no kurema. Abantu bumva ijambo ryawe bakwiye kugira ibintu bizuka mu buzima bwabo no mu mitekerereze, bakwiye kugira ibintu biremeka kubera ko bizeye n'ibihinduka. Ndabigushimiye kubiduhaye gutyo mu izina rya Yesu, amen. tunezerewe imbuto z'umwuka wera zigwire muri twe, isezerano ry'Imana ntirizigera rikuka, ubugingo n'umwuka byacu byose bigomba kwezwa. iby'ukuri n'ibyubaha, ibishimwa n'ibiboneye, n'iby'igikundiro aba ari byo twibwira. tugarura abacumuye, twakira n'imitwaro, n'iryo tegeko rya Kristo, turinde intambwe zacu. Twazo twakagize kugira duse n'ab'isi, dusaba umwuka wera Uwiteka azawuduha. nta mubyeyi utanga inzoka umwana amusabye ifi, nta mubyeyi utanga ibuye umwana asabye umugati. twizere Imana yacu, dusaba umwuka wera, twere nk'Imana yera, ubwo ni bwo Kristo. twizere Umwami Yesu, dukora ibyo twigishwa, twere imbuto z'umwuka, ubwo ni bwo Kristo. tugira ubugwaneza bumwe bumenywa na bose, tugire urukundo, ibyishimo n'amahoro, tugire kwihangana, ubuntu n'ingeso nziza, tugire gukiranuka, ukwizera no kwirinda. nuko twirinda ubwacu ndetse n'umukumbi wose